Hello everyone, turabasuhuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti. Muri video ngiye kubigisha uko wafungura telefone za smartphone zo muri iki gihe cyangwa se iziri kuza ubu ngubu, ndetse nuko wakora telefone nk'iyi yaguye mu mazi. Telefone y'ubu ntabwo wayifungura ukoresheje aha iruhande nk'uko bisanzwe ngo bishoboke. Uru ni urugero ndi kukwereka. Tambika telefone yawe. Murabibona ntabwo bishoboka ko twayifungura hara mu mpande nk'uko bisanzwe ibashe gufunguka. Ahubwo reka dutangire uko bikorwa. Wow, biratangaje kuba ifungurwa nka za radio za Bluetooth. Iyo ngiyo yari intambwe ya mbere yo kuyifungura, none intambwe ya kabiri tugiye kuyikora ikibazo ifite. So iyi telefone ikibazo ifite yaguye mu mazi, amazi arayangiza. None ndagira ngo ubwo mbere siko ikorwa tuyifungure, niturangiza tuyikora. Ayose murebye aho nandi gukora na amazi. Reka wenda ngerageze kuyatsa murebe. Bareba ntabwo ibasha kwaka, yapfuye niko tubyita mu rurimi rw'iwacu. Noneho reka dutangire kuyikora. Banza ukureho uwo mugozi uhuza fingerprint cyangwa se aho igikumwe na motherboard ya telefone. Aya ngaya ni amazi yaguyemo, ari kwigaragaza ngaya amazi.
Mbere ya byose genzura volte zigize bateri cyangwa se umuriro uyirimo uko ungana. Urabanza ufungure kuri bateri ahangaha kuri aka kantu ko ruguru ka upside ahangaha, nurangiza ugafungura niho turi buze gupimira. Ahanditse B nako guteranya icyo kimenyetso cya positive, n'ahanditse B nako gukuramo icyo kimenyetso cya negative. Urasetinga kuri 20. Uramutse utazi ko bapima bateri wazareba muri video zacu twagiye tubyerekana cyane. Izo voltage 2.84 ntabwo zibasha kwatsa telefone cyangwa se kuba zatuma icaginga. So reba uko bapima bateri bakoresheje multimeter kuri iyo video. Iyo rero bimeze uko nguko tuba tugomba gukora boost iyi bateri kugira ngo ibashe kugira voltage zihagije. Reka tubanze dukure amazi muri motherboard cyangwa se mu gatanda ka telefone ndetse n'agasubboard. Nitumara gukuramo amazi turakurikizaho iyo ntambwe yo kuboostinga bateri. So tugiye guhanagura igitanda cya telefone neza. Ushobora gukoresha petrol, njye niyo ndi gukoresha. Ushobora no gukoresha essence cyangwa se amavuta bashyira muri moto, nayo nta kibazo. Clean very well. Ubwo urahahanagura neza. Buri gihe ujye wibuka kubanza kuvanaho za kamera cyangwa se utundi twitimu twose twemera kuvaho. So igikurikiyeho rero ni ukuha iki gitanda ubushyuhe dukoresheje gan cyangwa se bougie. Kandi rero ujye ubikora witonze kugira ngo utaza kugira ibyo utwika cyane. Utu tuntu tuba ari utwa plastic. Aka gasubodi nako biragaragara yuko kangijwe n'amazi. Ureba ahangaha hari imyanda, ubwo ahangaha naho tugiye kugahanagura neza. Niturangiza tugahe n'ubushyuhe n'ubundi. Abibonye ko gafite umwanda hariya. Ubwoko bw'iyi charging system rero ni Phantom, iyo mwayibonye.
ujye ubikora neza ntukagire udupulasitike utwika. Nyuma y'izi ntambwe rero igikurikiyeho ni ugucekinga volte zigize bateri cyangwa se ingano y'umuriro bateri ifite. Ni iyi ngiyi tugiye gutesitinga, kandi wibuke ko twabanje gusuzuma bateri voltage tugasanga ari 2.84. Kandi bateri at least igomba kuba byibura ifite 3.85 kugira ngo ibashe kwatsa telefone cyangwa se gucaginga. So tugiye kuboostinga iyi telefone dukoresheje kuri B positive no kuri B negative. So ahangaha handitse B nako guteranya, aho ni kuri positive, kandi hariya hino naho ni negative. So urabanza ugira ukunguku umere nk'uwaharuye kugira ngo kasudiringi waya kabashe kuhafata, utabikoze ntabwo kafata aho ngaho hombi. Ubwo rero icyo tugiye gukora, tugiye gufata agasinga gatukura tugashyire kuri B positive, nta k'umukara cyangwa se k'ubururu tugashyire kuri B negative. Iriya B irasobanuye ngo battery cyangwa se battery. So ubwo agatukura karya kuri battery positive yayo cyangwa se aho guteranya, ndetse ak'ubururu cyangwa k'umukara bitewe na charger iyo ariyo nako turagashyira hariya kuri B negative. Wibuke neza isinga ritukura ni kurishyira kuri B positive cyangwa se kuri battery positive ako guteranya. Nurangiza rero ureta ucaginga, uracomeka iriya charger nyine aho ucagingira. Ugiye gucaginga battery kugeza igize 3.85. Ushobora gufata iminota 10 cyangwa 20. Uzajya ukomeza usuzuma ukoreshe multimeter, ariko mbere yo gusuzuma ujye ubanza ukore disconnect charger. Rero mbere yuko tuyiboostinga ndagira tubanze twongere tuyisuzume dukoresheje igipimo, turebe ngo ifite voltage zingahe. Reka ntegure aho turi buze gushyira multimeter yacu kugira ngo tuze kubona ibipimo bya nyabyo, ibyo uyu muriro wigize iyi telefone cyangwa se voltage ugize iyi battery, turebe uko ungana, noneho turebe boosting yayo impamvu ikenewe n'uburyo ikorwa. Ifite 2.84 gusa. Ibyo ntabwo byabasha kwatsa telefone, ndetse ntiyabasha no gucaginga, kuko iyi phone related voltage yayo cyangwa se igenwe igomba kuba 3.85 kugira ngo ibe yuzuye, ikaba ifite 4.4. Ubwo nizo voltage ziranga imbaraga z'iyi battery. So mubonye ko idafite n'iziyatsi, so telefone ntibasha kwaka igihe battery iri munsi y'iyo related voltage cyangwa se izo voltage zatanzwe. Iyo no mpamvu rero reka tuboostinge iyi battery igire imbaraga. Twamaze kwicomekaho ducagingira rero. So okay, iminota 10 cyangwa 20 ubwo irarangiye. Turabanza disconnecting charger tuyikureho. Aho ngaho ndahihutishije rero niko byagenze. Niturangiza kuyikuraho tugiye kuyitestinga. Igihe ushaka kutestinga niba hamaze kujyamo volt ingahe, ujye ubanza udisconnecting charger. Before you check any voltage you have to disconnect charger. 3.76. Nubwo related yayo itagezwe 3.8, ariko iyi ya 3.76 murumva biregeranye, nabwo ishobora kwaka.
So reka tugenzure turebe. Urabanza ukureho uyicaje, ariko ubikore witonze kugira ngo utaza guhuza bateri positive na negative ugasanga uritwitse. Kuko kiriya kigani gishobora gukoraho hombi hagahura ugasanga urahiye. So aho ngaho ako gashashi ugafunge neza kugira ngo bateri positive na negative bitazajya bihuzwa na ground ya bateri. Ushobora kuzateza ikibazo ugasanga n'umuriro uratse utabikoze neza. So ibyo ngibyo ibyo muri kureba by'amabara byatewe n'amazi, ariko yamaze kumiramo, yumiyemo nta kibazo. Icyabikuramo rero ni uko wahindura impapuro zimwe zigize iki kirahuri, cyangwa se iki kirahuri cyose ukagihindura. Gusa njye nyiri phone ntabwo yanyemereye kubihindura bitewe n'amafaranga nyine ari gutanga adahagije. Ntabwo ndi buze gukuramo iriya complete cyangwa se izo mpapuro, ubwo araba ayikoresha uku nguku. So reka ducekinge turebe niba buri kintu cyose cyamaze gutungana. Iyo mwabonye ko phone yo yamaze kwaka, so rero tangira usubizeho ibyo wakuyeho byose, za kamera, ibiki byose, kuko phone yo yamaze gukira. Thank you for watching. Murakoze kureba video yacu. Ngaho kanda kuri subscribe, ukande kuri join, ubane n'abandi ba members, cyangwa se ukande kuri super thanks. Thank you, bye bye, next video.